byiza gusa ko mbona umeze neza mwa nk'umuntu ufite akazi cyangenzwe nirirwa ngaha nta kazi tu nta kazi ariko da muri iyi minsi nakabonye. Kameze ute buriya? Ko gufungisha umuntu. Yesu, gufungisha umuntu gusa ubwo ko nta kazi cyangwa ubwo niwe uzarangira ufunzwe? Nyine bamvarimo amafaranga menshi nawe yumvishije. Ubwo se amafaranga yabagana ute yatuma ufungisha umuntu? Umva nyine njyaho ubwo narindi gushaka abatipe babiri, sibyo? Mbega akazi usigaye ubwizaho ngo usigaye ukora akazi ko gufungisha abantu? Umva arimo amafaranga menshi nanjye natangiye ndi kugafeka ariko nabonye arimo amafaranga menshi ndavuga reka nkakora. Uri seriye? Umva nditayaraho. Ubwo se ubwo ayo mafaranga yabangana ute ku buryo wafungisha umuntu? Cyane miliyoni 2. Yesu, cyane ndumva ari menshi pe, ariko buretse sori mbanze nitaba umuntu. Allo? Meze ute? Uretse gato ndi kumwe n'umushyitsi, hari diro turi gupanga ndahita nkubwira kandi zirimo amafaranga. Sawa urakoze. Ego mana yanjye, aya mafaranga ubwo ntiyatuma mvugana n'umuntu da, ni menshi turahita dukira. Ahubwo ngiye nshaka mana abo bantu babiri ako nyine urebye nk'uko mbese nawe wangira nk'inama y'uburyo nzabigenza. Rero hari abatipe babiri nzi, umva bahita babigukorera neza ubwo mbwira ukuntu diruze style kubera ko kumva harimo amafaranga ubwo tugiye gukira. Umva ngiye mwereke ukuntu bisagenda. Ngiye bari bambwiye ngo nyine ngakunda gusenga kuwa gatandatu. Ni n'umunyamasengesho? Hoya kuwa gatanu nanebije. Arasenga se? Ngarasenga. Usiko nta mwe mugira. Ngatango no kuwa ngatango masaha 9. Ariko nta byimuwe. Undi sawa pastor we ntago baturira amafaranga. Sibyo. Nta byimuwe nta mpamvu yo kugira impuhwe. Ngiye ahubwo nzagenda mutega izo saha. Ninjire mu nzu nyine nirwaze nimara kwinjira mu nzu tayari bizabyara. Urabizi shire uzimugira inama wowe ukuntu bigenza. Hari abasore babiri ngiye kugushakira ko ayo mafaranga ni menshi ntabwo twayareka. None wowe uzakora igishoboka cyose ugusha urwo rupasiteri nyine, ariko shato twemere duhemuke urumva. None numara kumugusha abo basore uzagenda wikwije nyine kubera ko abapasiteri bakunda abantu batagaragaje amatako. None nugera mu nzu numara kwigwaza azaguterura kujyane mu nzu nurangiza uhita utabaza. None abasore bazaza baje gutabara, niba mara kuza gutabara bahita bamufunga ubundi diricemo amafaranga tuyarye. Hari ikindi se ikizima suko bazaba bafunze pasiteri? Shandi kumva nakindahubwo nanjye ngiye gukora ibishoboka ku buryo nzabona uburyo ninjira mu iriya nzu. Ako shamfite ubwoba ko ngiye nimara kuyabona nzahita nishakira ka business nyine ku buryo nta bitwaye ikisi. Umva nanjye nayapangiye kabisa. None se uriteguye inama ngiye kugira dute tubikora bikiri mu maguru masha pasiteri nyine atari yanagira nahajya, sibyo? Nibyo byiza. Naho rero nta mpamvu yo gutinza ibintu kandi amafaranga yarabuze. So nyine ndi kubona ngiye amasaha yangendanye, reka ngende njye kwitegura. Uraza kuba abo batipe uraza kubahereza nimero yawe. Shandaje mbahamagara, icyo ni ikiraga cyoroshye gishuje ndahita mbabwira ubundi nawe nyine witegure bye kandi nawe nyine ushaka utuntu tumugusha ntabwo uri umwana nyine. Sawa nari kangusiki. Sawa murakoze. Ko bambwiye ngo ngarata saa 8 nkaba ndi kubona atari kuza cyangwa ntago yagiye gusenga bambeshe. Sibumana ako sundo wakigira ndi umukorera arahagera temorikira mana shumva naze kabisa umuntu ave mu nzira. Amafaranga ngenda yakeneye amafaranga na amafaranga nge nshaka amafaranga.
yewe 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 sister amakuru yawe kuri hano bite umva mubwire ufite ikihe kibazo none se wicaye hano ufite ikihe kibazo ntabwo uvuga cyane ntabwo ndi kukumva mu buzima busanzwe se usanzwe urwaye umva nyine n'ubundi wicaye hano iwanjye ni hano mu rugo basi ngwino muha amazi turebe ko wakoroherwa sibyo ihangane urarembye cyane se ihangane basi sibyo ihangane umva ihangane sibyo ngwino muha amazi basi turebe ko wakoroherwa sibyo basi ihangane ese ubundi mu rugo nahagana none se tubwiza ni kuri umva none se nyine ugeze mu rugo muzanira amazi se basi urebe ko umutwe wakoroha pole kandi wihangane ukamuzanira amazi amafaranga ni amafaranga kandi ahubwo se ari he atari kuza ngo mwereke afata telefone aba shambwiye ko ngiye nahageze mva mugire vuba ngiye nageze mu nzu ndimo mwabwo mwe sinzi ibintu murimo ahubwo ndi kumva hari ibintu bikomye ndaje mva amafaranga ngombe nyaki akira amazi ba Jesus kurira bite wowe nasanye mwinjije mu nzu uje gukuramo imyenda sinaje ngo muha amazi kukuyemo imyenda bigenze ute kurira bite ibintu ukoze ntabyuzi ibintu nkoze nase simuhaye ubufasha nkakuzana Jesus none yenda bifu akira amazi basi nase uri kuribwa aho kurikana no gutabarize Biki? Hano habaye Idupfuye gacho. gusa ko numvishe bigenze unafashe kungu. Jesus Imana yanjye ibintu. Mwe murabona nafatiye umukobwa ku ngufu. Uvuye kugira ute? Uvuye gusenga. Wakubona n'ubu buri nepya. Sister simba sister. Sister Aragwaye areze gute? Mufashe ku ngufu ari yagabo bari nuko ukibona nacyo ngo kirambaye n'ururu. Umva wakubona n'ibikaruvati ariko ujya natabyari wakica. Iki kigabo ibigabo by'ikige bisigaye byambara ukagira ngo ni ibigabo. Wakibona wagira ngo ni igipasteri. Imara. Ariko ubuntu bugufi ko bavuga ngo bwanyanga fabuze ubwe. Ubwo uri mugabo ukuze cyangwa uri mugabo cyangwa uri mugabo ufite hasi wicara cyangwa ushaka duhamagara polisi. Umva twubahanisha kubahane uri ikimasa twubahane ahubwo se mureke babwire nabyo mvuye gusenga nsanga uyu musista ajyamye uvuye gusenga mwagiye muri kwegera niba mwana urifata mwana
Mani hamagara. Uyu musista ntabwo Hamagara ku bitaro n'umukobwa Alo. Ntabwo muzi. Alo. Hamagara giti. Alo. Mudugu. Gutumuntu apfa. Reka kumuhamagara. Ambulance. Kuba ariko atamuhamagara ari urifata ngo uvuye kwa muguse. Ceceke mvugane n'umuntu. Uzane na ambulance hano arapfuye. Amaraso ya uzane ihute. Ari guca mu mazuru mwana. Otro ibintu We n'umuni. Ni umwihariko koko mana wana ba. Ariko urabona uno muntu yaragiye kuba nk'akazungu. Yaragiye kuba nk'akazungu. Uri wakabona kambaye neza ariko na Ma, isi yararangiye. mana reka kuhadangira karuvati. Sebe. Karuvati yawe biki karuvati. Ariko uri Samanya baracyabahora kwa pasiteri na. Yemwe. urifata we mwana. Baramamagaye bana. Mbonye umudugudu ariko reka kurenganya umuntu. C'est vrai. Ariko wewe gutabara ubapfuta ari ha. Ntabwo Umudugudu n'abantu bapfuye, n'abantu bapfuye, n'abantu bapfuye. Ikibazo kirangahana iki? Ko n'ubu cyo Vayo baramuye biraso. Ariko barayakorotse. Barayakorotse.